Yes, murakoze cyane bakunzi ba General Life TV Rwanda, muri kumwe nanjye MC Vincent Brown mu kiganiro Promoting Talent. Rero nkuko twabibabwiye ko iyo mvuze ikiganiro Promoting Talent mama byumva ko nyine no guteza impano z'abanyarwanda imbere, ariko bitavuze ngo utari umunyarwanda ntiwakakirwa. Mwese muremewe, abadukurikira muri hanze, you are welcome to the General Life TV Rwanda. Reka rero muri kano kanya dutangire twakira umutumirwa wacu atangira twibwira, noneho ndaza gutera commentaire inyuma. Murakoze, nitwa Alice Uwizeyimana, mfite imyaka 19, mfite impano yo kuririmba. Murakoze. Yes, atafite 19, ugashatse kuvuga ngo yarenze harya bavuga ngo no kurenga ribu. Simbizi. Bahita bavuga ngo njya numva hari abavuga ngo ubwo ribu yaramucukije. Sinzi. Iyo bavuze ngo ribu yaragucukije baba bashatse kuvuga iki? Ntabwo ribu yicutse umuntu. Iyo bavuze ngo ribu yaragucukije baba bashatse kuvuga ngo warengeje mbese 18, mbese ngo ugeze igihe kiteretwa, kubera ko umwana uri munsi y'imyaka 18 mbese ari uguteretwa, ari ukugira gute, ntaba yemerewe kubazwa izina. None wowe uravuze uti igihe 18 narayirengeje, ndi muri 19, ubwo rero bivuze ngo washaka kubaza izina nta kibazo. Nari babwiye ariko mwari mbajije ndaribabwiye nta kibazo. Okay. Yes, murakoze cyane rero, muri kumwe nanjye MC Vincent Brown. Nkuko twabibabwiye turi kuri General Life TV Rwanda. Umutumirwa wacu amaze kutwibwira, none niki wumva ushaka kugeza ku banyarwanda no kubadukurikira bari hanze yaro? Yego, murakoze. Ikintu nshaka kubagezaho ni impano mfite. Reka rero tutiriwe tuvuga byinshi, umwanya n'uwawe, mbese twagiye. Murakoze cyane. Kambaririmbira indirimbo yitwa Ibuye ya Vestina na Dorcas. Ubundi se no kubera icyo ariyo wahisemo? Ndayikunda cyane, iramfasha. Niyo ukunda cyangwa ukunda ba nyirayo? Na ba nyirayo ndabakunda, ariko nanjye mbere yo gukunda indirimbo mbanza gukunda nyirayo. Ubwo so bakunze bugasanga batagukunda? Ntabwo byashoboka. Nabo barankunda ndabizi kubera ko ndi umufana wabo. Barabizi se ko uri umufana wabo? Ntabwo babizi. Mbese uti ntabwo babizi ariko ndabibabwiye. Okay, twagiye ngaho ririmba. Igihe nansinzi nabonaga imbere yanjye, rubasha yaramfoye aramasha, ahamya mu Icyo utarangwa, byanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza, kuko Uwiteka wanjye yamfashe, igikundiro cye yagitegekesha, itangirira nari mfite so y'abantu, nuko mbona ngaruye ubuyanja, iwe ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi Data ari umwami, ibuye ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi Data ari umwami. Yaravuze nakira angendesha nemye mu nzira zigoye, iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we, sinyikanzwe ukundi kandi
nshagawe n'igiti nyiracye dore umwanzi abuze uruvugiro abambari be bakwiye imishwaro intare ya yuda iranesheje dore umwanzi abuze uruvugiro abambari be bakwiye imishwaro intare ya yuda iranesheje kuko Uwiteka wanjye yamfashe igikundiro cye yagitegekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ngaruye ubuyaca iwe ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Yes, ati ntibyashobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Imana yakurinze kwangara cyane rwose yarabindinze. Ubundi se tuvugishije ukuri uyu urebye usubije amaso inyuma ubona hari ibyari gutuma wangara Imana yakurinze? Ego mu buzima duhura n'ibintu byinshi. Oya wivuga muri rusange ntago nkubwiye ngo uvuge ibyari byo ahubwo ukurikije mbese usubije amaso inyuma ukareba ibyo wanyuzemo hari ibyari bihari byari butume wangara Imana yakurinze cyane birahati. Noneho nicyo cyane mbese bivuze ngo impamvu aba bana bagukoze ku mutima nuko hari ibyo mbese hari ukuntu umuntu abanyarwanda bajyaga bavuga ngo nganshimiye ahanjyaga mbese aramvugiye. Baramvugiye abo bana cyane rwose ndabakunda indirimbo zabo zinkora ku mutima. Ni iyi yonyine yaguzize cyangwa hari n'iyindi? Oya ntabwo ari iyi yonyine hari n'indirimbo yabo ya mbere bita nahaye ijambo nayo yankoze ku mutima. Nahawe ijambo se nayo urayizi cyangwa nuko nyine ni ukuyivuga gutyo gusa bisanzwe? Ndayizi. Niba uyizi noneho yituririmbiraho twumve ubwo turaza kugenda tumenya imvano y'impamvu wabakunze. Nta kibazo rwose. Okay, kambaririmbire nahawe ijambo. Urugamba rugeze mu mahina wari urwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uramvuga. Urugamba rugeze mu mahina wari urwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uramvuga. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Amenyo yarayabasetsi warayanyijije uransetsa imbaraga zawe aye sangwa se no mu ishyamba ry'inzitane urubwa rwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe. Urubwa rwamberaga wararunyambuye
nyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami mureke nshime narabyemerewe mureke ndame narabyemerewe umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye warantabaye warakoze amen. uti akanwa kanjye wakujuje amashimwe. Alice yatubwiye atafite byinshi byo gushimira Imana yagiye imukorera, harimo na byinshi byari butume yangara, ariko ngo Imana yamurinze kwangara. Ubwo rero muraheza kujya mugenda mubyiyumvira. Alice, icyumvikana cyo hari umwanya wafashe wo gutekereza kuri bari abana, uramutse uhuye nabo ni iki cyagushimisha kuri bo? Ikintu cya mbere duhuye nababwira ko mbakunda cyane, ariko mbere na mbere nabaza gushima Imana kuko niyo yabatinyuye nyine baratinyuka bajya muri studio basohora indirimbo zigera ku bantu ziradufasha. Gusa nyine byatumye abantu benshi batinyuka nanjye ndimo. Hari ukuntu nyine umuntu yumvamo ikintu ariko akaba atatinyuka kujya kukigaragariza abantu. Bariya abana baracyari batoya, baracyari bato ariko baratinyutse bajya kugaragaza impano yabo. Nicyo kintu cyatumye natwe twumva ko nyine natwe bishoboka ko twagenda natwe tukavuga iki turi ku mutima. Uretse kukivuga gutya se hari indirimbo waba warakoze nko muri studio nibura? Oya, nawe ndakora, gusa hari iyo nagerageje kwandika ariko ntabwo ndabona ubushobozi bwo kuyijyana muri studio. Ariko wumva ubyifuza? Ndabyifuza cyane, nuko nta bushobozi. Uti nuko nta bushobozi urabona. Ubundi z'ubwo bushobozi ushatse kuvuga ni nk'amamiliyoni cyangwa ni nka miliyari? Oya, ntabwo ari amamiliyari, nyine nkabona nk'umuntu akajyana muri studio nkakora indirimbo, nibwo bushobozi mvuga. Ubwo se ko hari igihe bakujyana muri studio n'ubundi ugasanga studio bakujyanyemo n'ubundi hari ukuntu hari imvugo z'ubu zadutse ngo ni ubufu, ugasanga studio bakujyanyemo ni ubufu, n'ubundi indirimbo wayikora mbese ikamera nkaho nta kigumariye, nawe ubwawe wazajya yumva ukavuga uti mbese n'uwayisiba cyangwa akanayikuraho nkazajya nirengagiza ko nigeze no kuyikora. Ntabwo ari ibyo. Icyo nashaka njyewe ni uko nyine najya muri studio mbonye umuntu umfasha. Ntabwo ngiye nshaka ko inshimisha, ni ibiyirimo byagera ku bandi, abandi ahubwo akaba ari ibifasha. Iyo ndirimbo mbese warayanditse, yararangiye, warayirepese, byararangiye? Nyine ningiye ku giti cyanjye nayirepeteye njyenyine. Ariko urayizi ubu ngubu? Yego. Ririmbaho nk'akantu nibura k'amasegonda nka 30 kuko ntirasohoka batayishishura, ntuyiririmbe yose ahubwo ririmbaho gatoya kugira ngo twumve koko niba iyo ndirimbo koko imyandikire yayo yemewe, ku buryo abadukurikira wenda haramutse hari uyumvise ushobora kuvuga ati koko uriya mwana azi kwandika, wanamufasha burya yatanga umusaruro. Yego, nta kibazo.
kanye baririmbireho gato cyane. ego nkora iki se ko numva ibyishimo bindenze ngira nese ko numva umunezero ari wose vuga iki se ko numva amashimwe ari yose nkora iki se ko numva ibyishimo bindenze ngira nese ko numva umunezero ari wose vuga iki se ko numva amashimwe ari yose hashimwe 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 uwo mwami w'abami udahwema gukora ibyiza hashimwe iyo mana idahwema kubabarira abanyabyaha hashimwe 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 iyo mana itabara aho byakomeye hashimwe 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 iyo mana itabara aho byakomeye aha uti hashimwe iyo mana itabara aho byakomeye ariko banza byarigeze kugukomereraho cyane hari igihe umuntu agera nyine mu bihe bimugoye ariko imana igakinga ukuboko siko numva ukiri mutoya ubwo ibyo bintu byakugoye ibyo bintu byakugoye ubwo kuko reka abandi nyine kuko nese nyine ndacyari muto ariko hari ibyo ngenda mbona ku bandi kandi wenda bishobora kuba bizambaho nuko ntabizi ariko ku bandi bibabaho mbese ushatse kuba nka wa wundi wavuze muri bibiliya ngo wambaye umwambaro w'urugamba yirinda kuwambura nk'uwawambuye arushoje nawe rero ushatse kuvuga uti nanjye mbese umuntu ukiri mu isi burya ntabwo aba arageraho umwanzi adatera ibuye ku buryo yakumva ko yagezeyo yaruhutse yego none se tugenda tugana ku musozo indirimbo z'aba bana nizo zonyine wafashe cyangwa ushobora kudushyiriraho agashyinguracumu tugenda tugana ku musozo hari undi muhanzi nkunda bita Rwabigwisipiriye witwa Rwabigwisipiriye witwa Rwabigwisipiriye nari ndi kumva ari nk'icyongereza cyangwa icyarabu ntari bituririmbireho iyo ndirimbo yiwe wakunze tugenda tugana ku musozo n'abadukurikiye nyine ubwo barabyumva nk'agashyinguracumu murakoze ngiye kuririmba indirimbo ye yitwa Nabo ni abantu tega amatwi Israeli imana yacu ni imwe uzajya ukunda imana yawe n'imbaraga zawe zose kuko nta yindi yuje urukundo aleluya nabo n'abantu baremwe mu ishusho y'Imana nabo n'abantu nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana nawe n'umuntu nanjye ndi umuntu naremwe mu ishusho y'Imana aleluya tega amatwi Israeli imana yacu ni imwe uzajya ukunda imana yawe uyagurire roho yawe kuko nta yindi yuje urukundo aleluya nabo n'abantu baremwe mu ishusho y'Imana nabo n'abantu nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana nawe
ati nawe ni umuntu kandi nawe yaremwe mu ishusho y'Imana. Ubwo rero ushatse kubwira ba bantu nyine bagirira abandi nabi, bajye bamenya ko abantu bose burya umuntu wese ari nk'undi, kandi ko twese tugira imibiri imwe, kandi ko twese tubabara kimwe. Ubwo rero umwanditsi wa Bibiliya we yaravuze ngo nta cyabuze ibisitaza koza, ariko bizana niwe uzabona ishyano. Bivuze ngo rero mujye muturika twibereho mu mahoro mutatubangamiye. Tugenda tugana ku musozo rero, ni icyo wumva ushobora gusaba abadukurikira? Ikintu nsaba abadukurikira, barebe iyi videwo, aba hari umuntu ushaka kugira icyo avugaho akivuge nta kibazo, kandi ndabakunda cyane, nzagaruka. Wese uwagushaka yakubona ate, yakusanga he, yakubonera he and so on? Murakoze cyane. Ubundi njyewe iwacu kavukire ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gakenke, ariko ubu ntabwo ariho ndi, ubu ndi i Kigali. Gusa nyine ushatse nko kumvugisha naguha nimero ya telefone. Mbere yuko utanga nimero de telefone se, nk'umwana w'umukobwa uba wumva burya byose urabanza ukabitekerezaho, ntugire ngo wenda kuyitanga mu itangazamakuru abaguhamagara bose niko baba bakeneye kugira ngo bakubwire ngo nagufasha, cyangwa se bakubwire ngo waririmbye neza, cyangwa se ngo bakubwire ngo iki nango iki. Hari n'ababa bashaka kuvuga bati ribu yaragucukije, hari abo bavuga ngo ntibamucutse umumpe, mbese bakavuga bati hariya ho ndabona nta kibazo. Ugasanga rimwe na rimwe bagutesha umutwe, abaguhamagara bagubwira ibiterekeranye, ibintu nk'ibyo. Mbere yo kuyitanga urumva wiyemeje kuba wakakira izo risike zose? Zose ntabwo niyemeje kuzakira, keretse nk'umuntu nshobora kuyitanga nyine umuntu akampamagara akambwira ati narakunze, wenda ndashaka kugufasha kuri ibi bintu mbonyeho nyine. Reka noneho twemeze ko ubwo abashobora kugukenera bazabivuge muri tesha umutwe. Bose ntago babura, ntago ari wowe ugena. Hari ntago babura, ntago wavuga ngo hazampamagare gusa abatesha umutwe oya. Reka rero tubigire dutya, bazabitange muri comment umuntu wumva ashaka kukuvugisha, cyangwa se nanjye haba hariho nimero yanjye ashobora kumpamagara, nakumva afite gahunda nkabahuza. None hari imbuga nkoranyambaga ari se nibura ukoresha zo wenda zo bakwandikiyeho nta kibazo, hari izo ukoresha ku buryo wazitubwira? Nazo. Bivuze tukoresha ubwo wagushaka yagushakira kuri General Life TV Rwanda. Bakunzi ba General Life TV Rwanda rero mwabyumvise, Alice kafite impano kandi yifuza ko yagira higero. Ubwo rero wumvise hari igitekerezo cyangwa se ubwunganizi cyangwa se ubufasha, hari inkunga y'amasengesho, hari y'amafaranga, hari mbese zose ziba zemewe. Inkunga yose wamutera ipfa kuba itamutesheje agaciro cyangwa ngo imuteze rubanda, iyo wamutera yose yayakira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nje mwari kumwe ni MC Vincent Brown, kakaba ari akagaruka rero kuri General Life TV Rwanda. Mutibagiwe ko tuzamura impano zitandukanye, abakeneye kuba ba promotinga imbuga nkoranyambaga, bakeneye gupromotinga mbese ama YouTube channel, kuyagira monetize, byose turabibakorera. Kwiga muzika, gukoresha indirimbo audio na video, byose turi hano ku bwanyu. Wumva azakenera kumvugisha zampamagare kuri 0788 32 Alice, nizere ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Yego nta kibazo, muzambona.
Yes. Ubwo rero arabitwemereye, ubwo nihagira komanteri mutanga ko mumukeneye cyangwa se ko mugize, ashobora kutagaragara hano akagaragara n'ahandi, byose birashoboka. Ubwo rero tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown. Ntiwibagirwe like, subscribe ndetse na comment zanyu ziba zikenewe, no gusharinga inkuru nk'iyo yibonye nabwo ubu dufashije kandi ufashije n'umutumirwa. Ubwo rero tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane, ciao.